Urubanza rwa Eugene Rwamucyo rero rwapfundikiwe ubu ngubu urukiko rwagiye kwiherera kugira ngo rufate umwanzuro hanyuma y'uko rwumvise ijambo rye rya nyuma kuko ushinjwa undi niwe ugira ijambo rya nyuma. Ijambo rya nyuma ryarivuze mu gitondo uyu munsi byabaye bigufi cyane, yavuze iminota itarenga 3. Icya mbere yavuze kwari ukuvuga ko ngo atigeze atanga itegeko ryo kwica abantu yasanze bakirimo umwuka. Avuga ko bitanakozwe ahari kuko ngo ubwe aho yagiye hose mu gikorwa cyo kujugunya imirambo imibiri y'abantu bari bamaze kwicwa kuri ngo nta muntu n'umwe wari ugihumeka. Ikindi yavuze ko ngo yumva agahinda k'abantu bagishakisha imibiri y'ababo ariko ko ntacyo yabafasha, ko ngo ibyazi byose yarabivuze aho yagiye hose harazwi. Ikindi cya nyuma yavuze yashimiye urukiko ngo yuko rwamwumvise. Ubwo rero nayo magambo ya nyuma yavuze noneho urukiko ruriherera rukaba ruza gufata icyemezo uyu munsi. Tugarutse ku byabaye mu minsi yashize, ni ukuvuga ko kuva kuwa mbere nibwo twe twaburanye nk'abahagarariye abakorewe icyaha baregeye indishyi. Twari abavoka benshi, tukaba twaragabanye iminota kugira ngo tubashe gukoresha igihe cyacu neza tutagiye twisuramo kugira ngo tutarambire urukiko. Njyewe naburanye kuwa mbere mu gitondo, nkaba mu byo navuze ku ngingo 3 z'ingenzi. Icya mbere navuze no kwibutsa urukiko ibikorwa ndengakamere Eugene Rwamucyo akurikiranyweho, kuba abantu mpagarariye barabuze imiryango yabo yaratikiye kubera igikorwa cya jenoside Eugene Rwamucyo yagizemo uruhare. Nkaba mvuga ko naribukije urukiko ko usibye gusa no kubura abagize famiye zabo, harimo nuko banashinyaguriwe cyane kubera yuko imibiri yabo yajugunywe mu rwobo nk'aho ari umwanda hakoreshejwe caterpillar. Rero nkaba ikintu nagarutseho cyane kugira ngo nibutse urukiko rwumve ibyo bikorwa ndengakamere akurikiranyweho. Ikindi cya kabiri, ingingo ya 2 navuzeho, nagarutse cyane ku buhezanguni na ideoloji ya jenoside yamuranze guhana cyane kare na mbere yuko jenoside itangira muri 1994. Kuvuga ukuntu yakomeje kugaragaza mu byo yagiye avuga, mu byo yagiye akora, mu byo yanditse, kugaragaza ubwo buhezanguni. Ngaragaza ukuntu muri na jenoside itangiye ubwo buhezanguni bwe bwakomeje kugaragara cyane cyane mu ijambo yavuze igihe Jean Kambanda yazaga gusura muri universite, akarafashe ijambo ku itariki ya 14 z'ukwa gatanu, akavuga amagambo akarishye, amagambo nkaho yavugaga ko ngo FPR ifite abantu ibyitso hose mu Rwanda, ngo kuri buri gasozi karimo byibura abantu 5, bivuga ko abantu bari bari kwicwa muri icyo gihe we yatababonaga nk'abasivili, ahubwo yashaka kuganisha nkaho abo bantu ari ingabo za FPR ziri kwicwa kandi ari abasivili. Icyo kandi akaba ari yakivuze abantu batangiye kwicwa i Butare yuzuye imirambo hirya no hino, nta gikintu na gito abivugaho. Ubwanjye nagaragaje ko icyo ngicyo ari kimwe mu bintu bigaragaza ko yari ari mu mugambi nyine wari uzwi, cyane cyane ko iryo jambo yanarifashe nk'umuntu uhagarariye CDR nk'uko Jean Kambanda yabyanditse muri agenda ye. Icya nyuma navuze, ingingo ya 3 navuze ni ukwari ukugaragariza abacamanza basaba ko bataha ijambo, batagira ijambo cyangwa se bataha amatwi abashaka kumvisha ko ibyabaye mu Rwanda atari jenoside, ahubwo ari bimeze nko gusubiranamo cyangwa se kwicana hagati y'amoko bikorwa n'Abanyafurika. Ko harimo iyo teori abidefanda barayizana cyane, kumvisha yuko byabaye ari bimeze nkaho ari ugusubiranamo kw'Abanyafurika ngo mu bunyamaswa bwabo busanzwe. Bumvisha yuko ibyo nabyo byabaye mu Rwanda bimeze nk'ibyabaye hano, ubwo nabwo abandi bantu bafite ingengabitekerezo, bafite extremisme nk'iyo Eugene Rwamucyo yagaragaje, yatumye na hano i Burayi naho haba jenoside yakorewe Abayahudi. Donc mbibutsa aho bihuriye izo jenoside zombi zihuriye, kugira ngo mu buryo bazahana, mu buryo bazabona, mu buryo bazanariza ibyakozwe mu Rwanda babifate nk'ibyabaye ahangaha, kuko nabyo byenda gusa ko byose byaturutse ku rwango no ku rwango rumwe. Nabo babifate atari nk'ibintu by'Abanyafurika gusa, ari nk'ibintu byatewe n'ingengabitekerezo, kandi babashe kumva ko byaba n'ahandi hose. Izo nizo ngingo 3 navuze mu kuburana kwanjye. Nyuma turangije kuburana nk'abahagarariye abarokotse jenoside, hakurikiyeho Minisiteri Publique, ni ukuvuga ubushinjacyaha.
kugira ngo musabire ibihano bwabanje kugaragaza mu gihe kinini, kuko bafashe nk'amasaha 5 bagaragaza ibimenyetso byose bikubiye muri dosiye kuva kuri kimwe kugera ku cyanyuma bigaragaza ibyaha bamukurikiranyeho, ibyaha ashinjwa yabikoze. Bakaba barakoze akazi keza cyane, kuko muri runo rubanza ni rumwe mu manza nkeya twabashije kubona hano zidashingiye gusa ku matemoignage kuri témoignage zivugwa gusa, ahubwo dufite n'ibimenyetso byanditse, kubera yuko ubushinjacyaha bwabashije kubona ibintu bitandukanye. Navuga cyane cyane banabigarutseho cyane muri requisition zabo zo kuwa mbere ku mugoroba, nka raporo 3 Rwamucyo yakoze, hari 2 gusa zari ziri muri dosiye, ya gatatu ntabwo yagaragaraga ariko yaje kugaragara nayo ishyirwa muri dosiye. Ni raporo iyo navuga cyane niyo yakoze mu kwa 4 jenoside yakorewe abayahudi. Donc mbibutsa aho bihuriye zo jenoside zombi zihuriye, kugira ngo mu buryo bazahana, mu buryo bazabona, mu buryo bazanariza ibyakozwe mu Rwanda babifate nk'ibyabaye ahangaha, kuko nabyo byenda gusa ko byose byaturutse ku rwango no ku rwango rumwe. Nabo babifate atari nk'ibintu by'abanyafurika gusa, ari nk'ibintu byatewe n'ingengabitekerezo, kandi babashe kumva ko byaba n'ahandi hose. Izo nizo ngingo 3 navuze mu kuburana kwanjye. Nyuma turangije kuburana nk'abahagarariye abarokotse jenoside, hakurikiyeho Ministère Public, ni ukuvuga ubushinjacyaha, kugira ngo musabire ibihano bwabanje kugaragaza mu gihe kinini, kuko bafashe nk'amasaha 5 bagaragaza ibimenyetso byose bikubiye muri dosiye kuva kuri kimwe kugera ku cyanyuma bigaragaza ibyaha bamukurikiranyeho, ibyaha ashinjwa yabikoze. Bakaba barakoze akazi keza cyane, kuko muri runo rubanza ni rumwe mu manza nkeya twabashije kubona hano zidashingiye gusa ku matemoignage kuri témoignage zivugwa gusa, ahubwo dufite n'ibimenyetso byanditse, kubera yuko ubushinjacyaha bwabashije kubona ibintu bitandukanye. Navuga cyane cyane banabigarutseho cyane muri requisition zabo zo kuwa mbere ku mugoroba, nka raporo 3 Rwamucyo yakoze, hari 2 gusa zari ziri muri dosiye, ya gatatu ntabwo yagaragaraga ariko yaje kugaragara nayo ishyirwa muri dosiye. Ni raporo iyo navuga cyane niyo yakoze mu kwa 4, ariyo yavugaga yuko ibintu biri kuba, agashaka kuvuga ibyemezo byo yumva yifuza ko byakorwa, ariko hari na gatoya agaragaza ko abantu bari kwicwa ari abatutsi kandi ari abasivili, kandi icyo ngicyo ari ikintu atarayobewe, ntakivuge ntikigaragara muri raporo. Niyo mpamvu iyo raporo nkeka ko yari yarayihishe ntigaragara, ikaba yaragaragaye gusa muri runo rubanza, ubwo byamunaniye kwisobanuraho uburyo ibyo yavugaga bidafite aho bihuriye n'ukuri. Ubushinjacyaha bwagaragaje vraiment mu buryo butaziguye ko ibimenyetso byose bigaragaza icyo impamvu bamukurikiranye n'impamvu icyaha kigomba kumuhama. Nibuka nanone kanyuma naho bavuze ko bibukije yuko mu manza tumaze kubona hano, abantu bose icyaha cya jenoside cyahamye cyangwa se n'abajuriye bose, buri wese agenda avuga ati dore ngewe, dore umuntu narokoye, ariko Rwamucyo nta muntu n'umwe yigeze avuga yaba yarokoye cyangwa se umuntu waba waramuhungiyeho. Kimwe na kikaba ari ikintu na kimwe mu bintu bituma umuntu abona ko Rwamucyo atari umuntu usanzwe, bamufata nk'abandi bose twagiye tubona mu manza ahangaha. Ubushinjacyaha bumaze kugaragaza ibyo bimenyetso rero, bwamusabiye igihano, bumusaba ko yahanishwa igihano cy'imyaka 30 y'igifungo. Umunsi wakurikiyeho, ni ukuvuga ejo rero, hakurikiyeho kwisobanura kw'abavoka ba Rwamucyo. Ni abavoka babiri, Maître Philippe Meyac na Maître Françoise Mate, bakaba ari abavoka tumenyereye n'ubundi muri zino manza. Babanjije rero kubasha gusubira gatoya mu mateka y'u Rwanda n'amateka ya jenoside, ariko babivuga mu buryo bwabo, mu buryo nyine bubaboneye, ibyo bifuza kugaragaza kenshi bidahuye n'ukuri, nko kuvuga ko amoko mu Rwanda n'ubundi yahereye na cyane akariyangana urunuka, ko nyine bikaba bishaka kuvuga ko ideoloji na extremisme ya Rwamucyo n'abagenzi be ntacyo byongeye, ari ibintu byundi byari bisanzweho mu Banyarwanda. Bagakomeza gushaka gushyira amakosa yose ku barwanyi ba FPR, bavuga bati ibi byose byaturutse ku ntambara ya FPR, kugaruka cyane kuri teori y'ihanurwa ry'indege, bavuga ko ihanurwa ry'indege ariyo yatumye jenoside ibaho. Byose bikaba ari ibintu bishaka kujyana mu kwevita igikorwa cyo gutegura jenoside Rwamucyo akurikiranyweho. Rero bakomeje kudevelopa izo teori zabo, naho ku bijyanye n'ibyo concretement Rwamucyo akurikiranyweho nka disikuru
yavugiye muri universite, batwumvisha ko tutayumvise neza, ko tutayisobanukiwe, ko kuri bo bavuga ko nta kigaragaza ko harimo urwango cyangwa se gukomeza gukangurira abantu gukomeza gukora jenoside. Ubundi ku bijyanye no kujugunya imibiri y'abantu bamaze gukorerwa jenoside muri twa dusozi tuvuga, kuri bo bavuga ko ari ibintu byakozwe gusa mu rwego rwa santé publique, mu rwego rwo kugira ngo barengere ubuzima bw'abaturage bari basigaye, ko nta kigaragaza yuko ari igikorwa cya jenoside. Banatanga n'urugero bavuga ko ngo muri nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose n'abanyamerika nabo bakoresheje caterpillar tingatinga mu kujugunya imirambo, kujugunya imirambo yo gushyingura imirambo y'abantu bari bamaze gukorerwa icyaha cya showa. Kuri bo rero bagashaka kuvuga ko icyo ngicyo bitagize icyaha cya jenoside. Ni muri rusange rero nduva uko nguko umuntu yarezima kwiregura kwabo. Ku bwanjye nkaba numva tukaba bitarakonvesta abacamanza, tubaza kubimenya uyu munsi. Ndumva ni ibintu n'ibyo basanzwe bavuga ko n'ubundi nabyo bari baravuze mu rubanza rwa Tito Barahira na Ngenzi, ariko ntibyabahiriye kuko abo bantu nabo bahantu hamwe n'icyaha kandi bakagirwa igihano cya burundu. Nubwo rero ni ibyo rero urukiko rufite ruri kwiga ubu rwiherereye, dutegereje yuko umukani w'urukiko ari buze kuduhamagara icyemezo kimaze gufatwa kugira ngo batumenyeshe, dusubire mu cyumba cy'urubanza, noneho batumenyeshe icyemezo bafashe niba icyaha kimuhamye n'igihano agomba guhabwa.